Ntabwo bintera pressure kubera ko baravuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Aragira uti ibyishimo byanjye n'umunezero byanjye byaragiye kuko urebye watumaga nseka nasanze yavuye mu buzima bwanjye. Aragira uti wahoze ari umugabo wanjye nkimubona twamenyanye bitunguranye duhurira mu gihugu cya Kenya muri Nairobi. Aragira ati icyo gihe rwose ngiye nari nitabiriye amarushanwa y'abakobwa beza muri Afurika, icyo gihe ayo marushanwa yari arimo arabera muri Kenya. Ati rwose ndabyibuka neza nawe icyo gihe yari yaje muri Kenya, yaje kuhakorera ibitaramo bigiye bitandukanye. Ati ndabyibuka rwose icyo gihe nge n'inshuti zanjye twabanaga twaje kwitabira igitaramo cya The Ben kugira ngo tujye gushyigikira umunyarwanda mugenzi wacu twari duhuriye mu mahanga. Ati icyo gihe rwose nabonye aririmba neza cyane, abari bari aho ndetse n'inshuti zanjye twari turi kumwe mbona bishimye. Urebye uwo ngo wari umunsi udasanzwe ku bantu bose bari bitabiriye igitaramo cy'uyu muhungu The Ben. Gusa uwo munsi mu gihe igitaramo cyari kirangiye, urebye igihe cyo gutaha cyari cyegereje. Inshuti zanjye twari turi kumwe zansabye ko twajyana gusuhuza bamwe mu bagabo bateguraga ayo marushanwa kuko urebye mu busanzwe bari basanzwe baziranye. Abantu benshi bibaza ukuntu twahuye ndetse abantu benshi bakibaza ukuntu twamenyanye, dore kuri uwo munsi aho ngaho niho twahuriye bwa mbere n'uyu muhanzi bita The Ben. Aragira turebye mu busanzwe yaranzi nanjye nsanzwe muzi, ariko hagati yanjye nawe nta mubano muremure twari dufitanye. Mu gihe inshuti zanjye zari zihuze ziri kuganira n'abo bagabo bategura amarushanwa, uyu mugabo The Ben yaranyegereye aransuhuza maze ansaba ko twasohokana hanze tugasangira ikawa. Aragira uti nabanje kumuhakanira ariko umutima wanjye urabyanga birangira mwemereye ko twasohokana hanze tugasangira ikawa. Aragira ati tugeze muri resitora aho twari tugiye gufata agakawa baratwakiriye maze ubundi turicara dutangira kuganira. Ati uwo munsi rwose nabonaga The Ben yishimye cyane, ariko ngiye ibyo ngibyo sinabitindagaho, natekerezaga ko impamvu wenda ari ubwa mbere duhuye akaba ariyo mpamvu wenda yishimye cyane. Ngewe nakomeje gutekereza ko yari yishimye kubera nge nawe ari ubwa mbere twari duhuriye mu mahanga kandi twese dusanzwe turi Abanyarwanda. Hano ni kuri Blaze TV Empire, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro cyose, banyita Ngabo y'Isonga ku isonga. Mwebwe tubana mu biganiro byacu ndabasuhuje kandi namwe bashyashya rwose mwiyumvemo ikaze. Iyi ngiyi ni inkuru ya documentary igaruka ku buzima bwa The Ben na Pamela uko bahuye mbere yuko batandukana. Mwese tugiye kubana muri iki kiganiro mbahaye ikaze ndetse amahoro rematanga yo mitima yanyu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande ku kamenyetso ka subscribe, niba utaragakanzeho ukande share na like, nyuma y'uko iyi video irangiye ujye no muri comment utanga igitekerezo. Uwicyeza Pamela aragira uti uko twakomeje kuganira igihe cyo gutaha cyarageze, maze inshuti zanjye nari nasize hahandi habereye igitaramo zitangira kumpamagara ngo tube twataha. Icyo gihe inshuti zanjye zampamagaye zimbwira gutaha The Ben yumva, nkomeza kumwitegereza mu maso rwose mbona arahindutse. Muri make nabonaga ameze nk'umuntu utifuza ko nataha, akaba yishakira ko twakigumanira. Ibyo byose ngiye narabyirengagije urebye n'ubwa mbere twari duhuye, maze muri ako kanya nanone inshuti zanjye zirongera zirampamagara zimbaza ngo Pamela uherereye ngo dutahe ko amasaha yagiye. Icyo gihe byabaye ngombwa ko maguruka kugira ngo musezere nahe kuko inshuti zanjye zari zinegereje kandi zikomeza kumpamagara cyane kuri telefone. Ati icyo gihe ndabyibuka rwose namuhereje ikiganza cyanjye ndi kumusezera, aho kugira ngo nsezere ahubwo agafata ikiganza cyanjye akagikomeza ariko anyitegereza mu maso. Icyo gihe rwose yaramfasha arankomeza maze akomeza kunyitegereza mu maso. Ako kanya ariko nanjye nkumva nangiye guhindukamo ukuntu, numva nangiye kumwishimira nanjye nkumva natekereza ko twagumana, ariko ako kanya icyo gihe ntabwo byashobokaga. Icyo gihe rwose naramubwiye ati inshuti zanjye ziri kumpamagara kandi rwose urabona bwije, kubw'iyo mpamvu rero ndekura nahe bwije. Muri ako kanya yemeye kundekura akomeza kundeba mu maso ariko yitsa imitima agira ati ase Pamela wanyemera nkagira icyo ngusaba. Akimbwira ayo magambo naratunguwe cyane ndetse mu mutima wanjye numva ngize ubwoba bwinshi cyane, nibaza ako kanya ikintu kigiye gukurikiraho. Icyo gihe nanjye namwitegereje mu maso cyane, ndangije ndamubwira ati mbaza nta kibazo, unsaba icyo ushaka niba gishoboka kandi niba kidashoboka nta kundi. Icyo gihe rwose yambwiye amagambo arantungura ndetse numva naringize ubwoba bw'ubusa rwose. Yarambaje ati se Pamela wanyemera nkagutwara nkakugeza mu rugo ko numva ngishaka kuganira nawe. Ahangaha akimbwira aya magambo rwose naramusetsemo gakeya, ndangije mubwira ko bitashoboka kuko nagombaga gutahana n'inshuti zanjye twari twazanye. Niyigeze amatiriza cyangwa se ngo bimurakaze, yansabye byibura ko niba bishoboka namuha nimero zanjye za telefone, nyuma yo kugera mu rugo tukajya tuvugana.
Igihe cyarageze amarushanwa y'ubwiza ngewe nari nitabiriye ararangira, maze ubundi ntega indege Rwandair iranzana ingezi iwacu mu Rwanda. Haciyemo iminsi mikeya nk'icyumweru ngeze mu Rwanda, nagiye kubona mbona telefone irampamagaye. Icyo gihe telefone narayitabye, maze ntega amatwi ntekereza ko ngiye guhabwa message yerekeranye na business. Mu gihe nari neze amatwi ntegereje ko uwo muntu wari umpamagaye avuga, amatwi yanjye yumvise ibitandukanye n'ibyo natekerezaga. Pamela, how are you? How do you feel just now? So, ni The Ben muvugana, ndagukumbuye cyane rwose. Muri aka kanya naratunguwe cyane, numvise ibitekerezo byanjye bijyanye mu isi nazi kuko nari mpamagawe n'umuntu natekerezaga. Gusa ku uwo munsi numvise nishimye kuko tutahirukanaga, maze dutangira kuganira, ambaza uko niriwe ndetse n'uko meze mu buzima busanzwe. Yambwiye ko mu minsi iri imbere agiye kugaruka mu Rwanda, ko niba byazashoboka twazashaka umwanya tugahura tukongera tugasangira ikawa. Ku munsi wa none bwo nabyemeye nazo yaje, urebye nanjye nari mukumbuyemo gakeya, numvaga bitinze ko yaza mu Rwanda tukagenda tukongera tugasangira ikawa. Muri icyo gihe ibitekerezo byanjye byakomeje kwibanda ku musore w'abandi, gusa igihe yambwiye cyarageze agaruka iwacu mu Rwanda. Kuri uwo munsi twarongeye turahura, ndetse ko uwo munsi yaje kuba yakora ikintu kidasanzwe. Yarapfukamye amfata ikiganza ndeba mu maso, aruhutse umutima maze ubundi arambwira ati, Pamela, listen, I need you. Ndumva nangiye kugukunda cyane. Wanyemera ukazambera umugore, maze tukazabana ubuziraherezo. Aya magambo yambwiye mu by'ukuri ni amagambo abasore benshi batatinyukaga kumbwira, ndetse aya magambo yasaga nkaho agiye gusenya ubushuti yanjye hagati yanjye nawe. Icyo gihe namusubije nta guca ku ruhande, mubwira ko nubwo turi inshuti hagati yanjye nawe bitaduha uburenganzira bwo gukundana ngo tube tuzabana nk'umugabo n'umugore. Icyo gihe nabwo narabibonye ko bitamushimishije, ariko ntabwo yigeze amatiriza ngo andakarire. Yahise ambwira n'ikiniga cyica ndeba mu maso. Icyo gihe yarambwiye ati, it's okay, niba bidakunze ko dukundana nta kibazo, reka dukomeze twibere inshuti.